Masaka twari tumaze iminsi cy'amakuru impamba.com ni Impamba TV ishaka abatangabuhamya ku burwayi butandukanye hagiye haba ibitangaza bagakira cyangwa se binyuze mu miti bagakira. Namwe mwatanye mutubwira amazina yanyu mukanatubwira ku bijyanye n'urugendo mwanyuzemo kugeza mumenye ko mukize. Yitwa Nikuze Jeanne d'Arc, uye mu murenge wa Masaka. Mu mwaka wa 2015 ngewe naje guhura n'ikibazo, inda irabyimba. Ngira ngo wenda ni ibintu bindi ntazi. Abantu benshi bakavuga ko ntwite ariko ngiye ntazi ko ntwite. Njya kwisuzumisha ku kigo nderabuzima cyacu, bampa transferi ijya ku Bashinwa, ku bitaro by'Abashinwa hari Masaka. Bayimaye bamindi transferi ikomeza i Kanombe. Bansangamo umwijima wa hepatite C na B. Ubwo ngubwo bawunsanzemo nkaba numva amakuru ngo ntukira. Nza kujya muri Expo Igikondo mu mwaka wa 2015. Yego. Nza kujya muri Expo Igikondo mpura n'umuganga. Umuganga witwa gute? Alphonse. Yego. Ubwo ngubwo ndamubwira mutekerezo komeze yarandebaga nari mbyimbye cyane nk'umugore utwite wenda kubyara. Ampa umuti. Arambwira ati uyu muti ugenda uwunywe. Nyuma yaho wumpere hacemo iminsi 2 yanda yagiye igabanyuka. Hagiye ikibazo se bikugenda gute? Nenaho ubwo sinabishidikanyaho nsubira no Ikanombe kuko baramaye amatransfer kujya se hashika. Nsubiye Ikanombe nongeye gutanga cya kizamini cya C na B barambwira ngo ni negative ariko kubona ati negative. Baza kumbwira ati rero icya C hano ikizamini ntago tufite ibyuma bipima. Banyureza kuri ndi vuriro riri mu mujyi bita Bemusi. Ntanze cya kizamini cya C barambwira ngo negative. Ariko hagati aho ngaho nta muti nanywaga wo kwa muganga kuko nta miti bamaga, ngiye nanywaga imiti ya kwa Alphonse. Nuko byaje kugenda birangira burundu yanda amazi ashizemo no kujya muri ibyo bizamini Ikanombe nsuye mu Ikanombe barambwira ati nta kibazo tukikubonaho. Nuko naje gukira mvuye na Alphonse ari wampaga umuti. Nta miti yo kwa muganga nigeze ngo. Sibye kujya kwisuzumishayo uko mpagaze bakambwira ati imwijima tubona wawe ntawo turi kubona. Tukubona ni negative. Ahubwo usenga iyihe Mana utubwire nabandi yaba yaragukirije umwijima. Nuko byagendekeye. Okay, tubonye ufite impapuro, izo mpapuro zanditse ni bilete z'abana ni byatutsobanura ibijyanye n'izo mpapuro tukubonanye. Izi mpapuro nizo nagiye nkura mu bitaro Ikanombe bambwira ngo hepatite yawe ntayo turi kubona. Aho nafatishije ibizamini hose bakambwira ati ntayo turi kubona. Ariko hagati aho ngaho nywa umuti wa Alphonse. Mu byukuri natanga ubuhamya ko kugira ngo amazi ashire mu nda kugira ngo nongere kubondi ubu ngubu ari uko ari umuti wa Alphonse nanywaga. Kuko Ikanombe nta muti nigeze nkura, ngiye najyaga ngiye gutanga ibizamini ari amatransfer marandevu ndi kugenda banagira bakambwira ati se icyo wivuza ko tubona ntacyo ufite. Urwo bagusuzumyeho bikagaragara ko urwaye n'uruhe, urundi bakoretse ko utarwaye n'uruhe? Ubwo bantuzumiye bakanyereka ingwara ngwaye n'urungura. Ngizi hano. Uko wakize, uko urwaye. Noneho urwo berekanye ko wamaze gukira n'ubu. Noneho nyuma yo kuba bamwe batekereza ko izi ndwara z'umwijima zitagira umuti, wowe uratanga wowe butumwa ku bantu bihebye kuri ko baravuga ati nitwibanire ugategereza umunsi wo kuva ku isi. Ubutumwa ufite n'ubuhe? Ngiye ubutumwa natanga nuko nimba bakubwiye ngo reka umunyu, reka inyama, reka amavuta, ibintu by'imboga, ibintu by'amafi, ibyo bibasha kugira ngo ya virusi igabanyuke.
wahuriraho n'iyo miti unywa isanga na bya bintu byongeraga wa mwijima bitakiriho, nimba ari imyunyu, nimba ari amavuta, nimba ari ibintu by'inyama nk'ibyo ngibyo by'umutuku, warabigabanyije na miti yazaho noneho ikagenda icika intege kuko nta basirikare bigifite, biba byamindi uburyo. Yego. Ese wari wimaranye icyo gihe ntiwari umenye ko ifite, ariko ushaka wari wimaranye ikindi gihe wenda utarubizi? Ntabwo nabimenye kuko ntabwo nanzi igihe nayandure kuko ngiye nabimenye ntangiye kubyimba indirimo amazi. Nitwa Mutazihana Alphonse, abaganga ukoresha imiti naturere ya Kinyarwanda, nkaba ndi umuvuzi wa gakondo ubirambyemo, maze imyaka 26 ndi umuvuzi gakondo. Kubw'ibyo rero ahangaha twagiye duhura n'imbogamizi zigendanye no kutagira ibyangombwa, ariko nk'uko mubibona turi mu rugaga rw'abavuzi gakondo, abandi umuvuzi wemewe muri urwo rugaga rwa Aga Rwanda Network. Ikaba ari ibyangombwa biranga umuvuzi gakondo ukora mu mucyo ku mugaragaro. Twebwe ubwacu dushobora kumenya ko umuntu arwaye umwijima kuko nta laboratoire dufite, ariko abantu bawurwaye babimenya iyo bagiye kwa muganga bakabapima bagasanga bafite uwo mwijima. Iyo rero bafite izo rezilita cyangwa se bafite ibyo bisubizo, tubasha kubaha iyo miti bagakira. Niba bagasura kwa muganga bagasanga ari bazima? Bakabapima bagasanga ari bazima nta kibazo. Twebwe ubwacu dushobora kumenya ko umuntu arwaye umwijima kuko nta laboratoire dufite, ariko abantu bawurwaye babimenya iyo bagiye kwa muganga bakabapima bagasanga bafite uwo mwijima. Iyo rero bafite izo rezilita cyangwa se bafite ibyo